ndi mu rukundo nyine n'umukobwa then birangira bigenze nabida bigenda uko ntabishakaga twunanaga n'umukobwa bigenda uko ntabishakaga to breakinga ntabishaka shatse kuba ko ba Melodie bari mu matiku na bari mu busa nyine bagiye gukora batari bitari byo bafite uko bakora ibintu byabo ubundi mwamenya gute ko ari amatiku muzi gute ko batari prank muzi gute ko atari business mubizi gute ko atari ibintu byabaye planned mu gihe runaka bifite igihe byatangiye n'igihe bizarangirira mubizi gute Slay Queen zifasha iki kuri industry yo mu Rwanda Slay Queen ikintu nakubwira cyo nyine yo nk'abaslay bakunze indirimbo y'umusani ubona ko nyine kugira ngo trending birihuta tu kubera ko bari aba Slay Queen aba ari abantu bakurikirwa cyane rero bahita bagira high influence yo bahaye ikaze bakunze ba BigTown TV nk'uko bisanzwe najya basuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese igitasi Jesus uyu munsi nzanye n'abasore babiri kabisa muri kumva uburyo dutangiyemo kabisa mu buryo batanje reka ntangire mbahereza ikaze ariko muri turazamuka burya twita twikomereza bindi tubikomeza nyuma Suku wallahi suku nukuri suku oh yeah suku I never knew ko bizarangira before kunsiga nshaka yuko umenya ko ari wowe mukobwa njye nakunze n'umutima wanjye urawutunze narinzi kuzaho rapa masayi utaza ndutisha bakamari ndakureba mu maso fori nkabona nta nubwo ufite isoni ngaho basi reka dutangire akugira baboy nkangendire what you mean when you tell me that you love me mana we subu kuki wankatiye chati ese nuko ntari attractive cyangwa nukubera yuko nkiri black nanabasha kukugurira indabo uko nabishatse suku wallahi suku nukuri suku oh yeah suku uko nabishatse suku wallahi suku nukuri suku oh yeah suku Fite taki y'umubiri wawe kandi icyo utazi nuko ngushaka nagerageje kujya mu bandi nabyo ntibyahira winyita bro I know I stuck it on your body I know naranahubutse kandi ntaziko byose bizarangira tubafite ubwoba urukundo ntibadu hata sofusha sinihoma singiye kukwinginga ngo wongere unkunde gusa sinabifushu uko nabishatse suku wallahi suku nukuri suku oh yeah suku uko nabishatse suku wallahi suku nukuri suku po kwa bishatse suku wallahi umeze mutesi wane mbaye ikaze kuri BigTown wamwinjiye kuri vibe ya danje tukwa bishatse suku ako mbere na mbere najya ngo noneho mwibwira BigTown thank you very much you guys amazina yanjye nitwa Sicha One yes Sicha One ni izina ry'ubuhanzi ni izina ry'akazi akazi nkora no buhanzi just music and I'm artiste yego Sicha One and nasoye akaririmbo ka fresh iminsi mike yishize kitwa suku ari nako twinjiriyemo dutangira tubabwira ngo
ngo uko nabishatse suku wallahi suku nukuri suku oya suku reka tu none uriho ku ruhande we bakwita ngo iki se banyita Eliel Eliel izina ry'uwo pianiste yitwa Eliel pianiste okay noneho reka mbahereze ikaze ariko mbere na mbere turanza tugabanye ku muziki gakeya noneho tugende twigana none abantu banabamenye neza turahera ku musore waririmbye indirimbo bita suku sibyo indirimbo bita suku irimo depression ku bantu bayumva sibyo ntabwo ari depression nubwo ari sad song but it's not actually like gutyo depression biba biri heavy man waba inspired gute se kugira ngo wandike indirimbo nk'iriya ukuntu aba inspired ndi mu rukundo nyine n'umukobwa then birangira bigenze nabi bigenda uko ntabishakaga twunanaga n'umukobwa bigenda uko ntabishakaga to breakinga ntabishaka hari igihe nyine hajemo ibintu yarakuze zikijije ikirere ntabwo yanzijije ahubwo ninjya mubwiye ati tubivemo ariko ni byiza kuko numvesha ko iyo ndirimbo nyine ijyanye nyine ni nka ari true story sibyo ni true story ni ukwanga nk'ibintu byinshi birimo ni true story n'ubundi ese nuko utari attractive cyangwa nuko nkiri broke ntabasha kukugurira indabo ese ntabwo uri attractive koko ibyo tubyihore nari ndimo ndabyibaza erega ikintu cyo kuba attractive ni relative ni ibintu biri relative beauty cyangwa kuba nyine umuntu ari handsome cyangwa ari beautiful ni ibintu biri relative ushobora kuba uri handsome ku muntu umwe runaka ariko uri ugly ku wundi muntu runaka ni ukuvuga ngo umukobwa ushobora kubona arenze ngewe namureba nkabona zero ukabona ni mubi yahuza umuhanzi bita Melodie bigeze kumubwira ngo ni mubi bimuca intege sibyo bimuca intege aho ngaho tuzi kuririmba ariko ni ibibazo wowe nta muntu uraguca intege muri kariyeri yawe abanci intege ntabwo banci intege bigendeye yuko wenda na physical appearance cyangwa iki ahubwo wenda bagenda bavuga ati nk'ukuntu uba ufite nk'abafamiliye bari kuri side runaka wenda y'imyumvire bakaba bakubwira ati ibyo bintu nta hantu bizakugeza you see ni ibintu ibyo bintu ngo muba muhimbaza satani nyine baba ngo ibyo nta hantu bizakugeza kubera ko bo nyine atari vibe zabo ariko ibicanage se byabura man challenge zo muri mihanda suzizi aba ari insazi fo ariko wanze uri umunyamahoro kabisa wanze uri umunyamahoro utakunda amatiku siko biba bimeze ntabwo nkunda amatiku kabisa ntabwo yakunda cyane ndayanga ariko kujya mu nzira zirimo amatiku nshaka iki nkibona ko inzira irimo amatiku mpita nyiva murakoze cyane uyu muziki uri kumaramo iki urimo amatiku se umuziki none ubwo rero ndumva rero wahita uva mu muziki amatiku rero yo mu muziki si ndayahura nayo ariko hari abadukuriye mu gihe barimo abantu abo mvuga bakuriye muziki nyarwanda mu gihe bari mu matiku ni bande se bakuriye umuziki nyarwanda usa mu Rwanda ntabwo uzi nk'abavuga ngo aba nibo bakongwe mu muziki bafatwa nk'abo bari hejuru barabarara nta matiku bafite ubu yangirira ishyari ntabyo ko kugirira ishyari ni ukuvuga ngo mu Rwanda dufite uwo bita Bruce Melodie na The Ben birirwa bavuga ngo bari mu matiku nk'arushanwa umwe akajya Canada undi akahita ajya USA umwe akajya ngo muri Uganda ngo abantu mu Burundi ngo abantu bakamwakira basaze undi akahita ajya mu cyaro agashaka ngo abana bakazenguruka imodoka urumva abantu bakavuga ati hari abantu bari mu matiku bari kugerageza guhangana sibyo ariko wowe si cavuze ko udakunda ibintu birimo amatiku sibyo iyo usanze ibintu ubonye ibintu birimo amatiku izo nzira uhita zivamo uyu muziki uzawukora gute kandi ubona ariho utuganisha none se kanywe nk'urugero
ubu nta muhanzi uzi ukora ibintu bye yipoye kandi akaba successful kandi bitabaye ngombwa ko yishora muri ayo matiku. cyangwa kubona no kwita uduha n'urugero buriya wowe ubwo ushobora kumuza. Reba nk'urugero sibyo nk'umuhanzi bita Mike Kayihura sarenze nese wari wamwumva mu bintu by'amatiku cyangwa ngo umubone mu bitangazamakuru. Shatse kuba ko ba Melodie bari mu matiku na bari mu busa nyine bagiye gukora batari byo bafite uko bakora ibintu byabo. Ubundi mwamenya gute ko ari amatiku? Muzi gute ko atari prank? Muzi gute ko atari business? Mubizi gute ko atari ibintu byabaye planned mu gihe runaka bifite igihe byatangiye n'igihe bizarangirira? Mubizi gute? Ntimukajye mupfa kuvuga ngo nta matiku ko cyangwa niki. Bishobora kuba bari mu kazi bro, bibereye mu kazi bafite uburyo ba planninze boro zabo n'ukuntu bazazikora. Hanyuma gahunda y'umuziki wawe rero urateganya kugenda nyine muri iyo forume ya Mike Kayihura nk'iyo ngiyo kugenda witurije, cyangwa urateganya kuza nka The Ben na Melodie ukirirwa kubita udutwiko hanze hashya? Aho ngaho bizagenda biterwa. Bizaterwa n'iki? N'igihe n'ukuntu ibintu bizaba bihagaze. Uyu munsi uko ibintu agakino kari gukinwa bishobora gutandukana bitewe n'iki na environment wenda cyangwa se technology uko igenda izamuka. Hari ibintu byinshi dukora kugira ngo tuba abasitari. We ni ikihe kintu utakora kugira ngo ube umusitari, kugira ngo umenyekane? Ikintu ntakora mitijamo twumve, mitijamo mu byuzi ngende wakora buri kimwe cyose kugira ngo umusitari. Icyambere ikintu ntakora ni ukwica wenda uvuga ngo ndica ngo umusani ngo cyangwa ngo murogeshe ngo nuko ngo duhanganye ngo cyangwa ngo nyine ibintu nk'ibyo by'ubufu cyane. Harabona avuga ko rero ngo abahanzi bamwe namwe bajya mu bapfumu kugira ngo babone hit. Never zero sinajyamo ngiye pe. Ubwo ngubwo nimba nintafata ari ngo nuko ntagiye mu bapfumu ngo nzareba ikindi nkora umuziki nkureke. Okay, noneho mu minsi yashize uwo bita Chris wabonye ko hari amafoto yagiye hanze bamutera ameze nk'umutinganyi. Wowe nka Sica bibaye ngombwa ko bavuga bati wowe ugomba kugaragara nk'umutinganyi kuri media, si ukuvuga ngo urabaho cyangwa uri ako wigaragaza nk'umutinganyi uzajye wifotoza utuntu nk'ibisizi turuje n'iki nimba uzi nka Bari n'abandi bose babikora, ushobora kubikora ariko nyine ukaba uri kuri top of the game. Ni hatari kweli. Ariko ari agatwiko ushobora kubikora to babikora. Kwanga ibintu Chris yakoze ubivuga iki? Ibintu Chris yakoze ntabwo namwinjira mu kazi kiwe cyane ko buri musani wese nyine abafite strategy zo gupromoting ibintu byiwe. Ariko biriya ntabidanje man, ntabidanje. Ngiye buri ukuntu ngiye nabikora ushobora nko kubikora kuri ari agatwiko ashira iminsi ugahita posting uri kumwe n'icyana n'iki byose anahiye byose bagahita bavuga ati wa murara buriya kari agatwiko kugira ngo nyine tubanza tuyugire mu muhogo noneho twagiye tugore mu muhogo tuze kwirinda kuvuga byinshi abantu batavuga bati nazanye umuvokaliste wa danje katwikorera ibyacu rero twagiye agapiyano tubikurikirana. Vayo ngwino mwari twiririsi uri umutima wanjye wifuzaga kuva kera ndashaka kukubona by my side every day. Finest girl niboneye udahama, finest girl niboneye udahama. Welcoming, be my lady, come feel this friendly love. Muri wowe mbona mejo
hazaza heza habana banjiko. Your values, personality. Your values, personality. Nyemerera ubwira ukuri kundi kumutima. Nyemerera ubwira ukuri kundi kumutima. Baby ndagukunda, ndabizi urabibona, ariko ndashaka gushimangira. Nyemerera ubwira ukuri kundi kumutima. Nyemerera ubwira ukuri kundi kumutima. Baby ndagukunda, yo ndashaka kubyiteho, ndabizi urabibona dale, ariko ndashaka gushimangira. Always ngenda mbona abandi ngo ni beza, behavior zabo naraceki inze ni neza. Aya magambo niho nkubwira unyumve neza dale, ibisuguka byawe mwari we wowe urakubwiye. Yego ndabibona kugishidikanya, ariko reka mubwire ukuri kwanjye n'ukubona ihebeye ariho. Hari hashize igihe kirekire sinari nzi ko nzongera kukubona, gusa Imana nayo yabonye ko ari wowe wenyine. Niko kukunzanira dale ngo twikundane. Cause your values, personality. Your values, personality. Nyemerera ubwira ukuri kundi kumutima. Atize nyemerera ubwira ukuri kundi kumutima. Baby ndagukunda, ndashaka kubyiteho, ndabizi urabibona baby, ariko ndashaka gushimangira. Nyemerera ubwira ukuri kundi kumutima. Nyemerera yay. Ni fresh cyane kabisa. Ariko ukunda kuba inspired cyane ku ndirimbo zirimo ibintu by'inkundo. Love. Ese nuvuga mu bantu 10 bari ku isi, byibuze 8 baba bafite urukundo. Bafite urukundo mu bantu 10 bari ku isi 8 muri baba bafite urukundo. Urukundo rw'iki gihe se ruvuga iki? Ni wisheye. Ni wisheye pe. Wari wakundana n'umukobwa akagusharinga. Rwabaye toxic. Nyina wakundana n'umukobwa akagusharinga. Kwana sharinga n'abandi ni iki? Ari ukuntu namuketse to. Ariko nyine ntabwo nabikonfirm ko ntabwo nigeze mufata, ariko nyine avuga atesha. N'ubundi ni Kigali wishe ya. Okay. Ni fresh cyane. Ubwo ngubwo rero nanone twite tuva kuri Kigali wishe n'iki abo basharinga n'iki abakunzi n'abagabo n'iki, ariko n'abaniga b'ikigero ukuntu basigaye babavanga serious. Gasanga iki ukabona, ariko byose biva kuri system yaje. Hari ababebi basigaye bitwa ngo baslay n'ibiki. Baslay? Baslay. Baslay queen barabageza ngo za hena. Bari abantu bavuga iki kwanza ubu? Bari abantu rero ikintu nabavugaho. Slim subyuka mu gitondo ugakora akazi kawe. Ukategura ati uyu munsi gutya na gutya ibiceri byibuze uyu munsi ndashakaye naye byibuze. Bari abaslay queen rero nabo ubona ko nyine ari ibintu, hari nk'ibintu bagize occupation cyangwa profession. Hari ibintu nyine bamwe bibatunze, sibyo? Rero bari akenshi uzanasanga baba bafite umuntu bakunda,
cyangwa se twakwita ko bakundana ariko ni naho ngaho bakajya bajya gucembana ariko ari iby'ibiceri to wigeze gukundana n'umwe muri bose ko akenshi uzasanga bafite abantu bakunda wigeze gukundana n'umusore queen wapi babikora nk'akazi wowe bikora nk'akazi man ufite nka mushiki wa musore byagushimisha ntabanza nkareba ese uyu muntu mbere yo kujya mu busireyi yari yabuze ikindi akora nabona nta cyari gihari simujaginga okay Slay Queen zifasha iki kuri industry yo mu Rwanda Slay Queen ikintu nakubwira cyo nyine yo nk'abasileyi bakunze indirimbo y'umusani ubona ko nyine kugira ngo trending birihuta tu kubera ko bari aba Slay Queen aba ari abantu bakurikirwa cyane rero bahita bagira high influence n'umukobwa bafite uruhare runini kuri barakenewe barakenewe tubonye niyo mpamvu mwaje rero ngo mushiki yamubaye urumva byahita bikorohereza akazi ariko se ngombwa ngo na mushiki wanjye mubi na mushiki wawe n'uwundi yamuba ariko ibintu bikihuta da okay sica dukomeze tuganire tugana ku muziki wo mu Rwanda tugiye ubu tugiye kureba ku bahanzi bari top sibyo ariko nka ku giti cyawe ubona nk'ubu navuga upcoming artist ariko ubona nk'icyo kintu gisabwa kugira ngo umuhanzi ave kuri level kuko sumaze igihe kinini mu muziki ariko ubona nk'icyo kintu gisabwa kugira ngo umuhanzi ave kuri level yo hasi none tumufate nk'umuhanzi uri fame nyine urenze ikintu gisabwa ntabwo ari ikintu kimwe ahubwo wenda ni nk'ibintu byinshi nubwo sinahita avuga ngo ni umubare uyu n'uyu ariko umusani uko yaba ameze kose asabwa guhora akora ibintu byiza wajya gusohora indirimbo ukanza ukitondesha ukitonda ukajya no kwiyumvisha n'abandi bantu byawe mbere y'uko ushutinga kubera ko nyine murabizi baca umugani mu kinyarwanda ngo akeza karigura sibyo icya kabiri ukagerageza guhozaho impamvu rero abasani benshi tugongwa n'icyo kintu cyo guhozaho consistency ni uko umuziki utwara amafaranga menshi bro kugira ngo buriya product igere hanze none nubona umusani yakoze video niyo yaba ari mbi ujye umuha respect kuko aba yavunitse biba byamutwaye n'amafaranga menshi rero iyo consistency igongwa n'uko umusani aba adafite ibiceri byinshi byo gukomeza nyine akora consistent sibyo kandi hari phase umusani ageramo ntabe araba wa musani uhora abona ibiraka byo kumuhereza iki income kugira ngo abone expenditure rero ugasanga ni ibintu by'ibibazo ariko nyine iyo ukoze ikintu cyiza hari igihe ubona opportunity yo kuguhesha andi mahirwe yo gukora ikindi kintu ya consistency ikaba yaza sibyo ikindi umusani akeneye umusani akeneye discipline umusani akaba akeneye no kwihangana kubera ko imana ino industry iragoye pe n'ababazi rero utihanganye wahasiga ubuzima umuhanzi uri favorite kuri isi channel favorite artist mu Rwanda se ngiye nkunda Melodie to umuhanzi ukunda mu Rwanda ni Melodie se Melodie mukundira iki uri aririmba neza none se ngo ngiye geranyeza Melodie na The Ben oya ngereranya ibyo nabyo nkora kuko bose ni abahanga bose bakora umuziki mwiza sibyo kwa mvuze ngo nkunda Melodie ese kugereranya ntabwo bivuze ko indirimbo za The Ben cyangwa se izande ntazumva cyangwa se ari nziza bose ni abahanga pe nanjye kwa nkusabye kumungeranyiriza ntabwo mvuze ngo umbwire ngo yararenze ntago arenze ahubwo nashaka ko mu comparison iri hagati yawo kuko ibyo ari byo byose wakora umuziki urawuzi comparison rero reka nkubwire nakubwiye ko kumva ikintu cyiza ari relative ni ibintu biri relative ushobora kumva indirimbo ukumva ni nziza nayo mva ukumva ni mbi sibyo ari nako bigenda guhitamo umuntu ufana batandukaniye kuki nyine bro nabyo nzi ukwanga bose wumva ari bamwe se nawe bose mba numva baririmba neza se fini ariko ngewe nakubwiye ni ntabwo navuze ngo uyu aririmba neza
none urumva ukuntu urumva nk'ijwi ryanjye nje ndi kuririmba nawe ukaririmba tukajya tugafatisha mu Rwanda nzi kuririmba nawe ubizi ariko byagenda kose ari akantu gato tuba dutandukaniyeho buri wese aba afite umwihariko we kandi uwo mwihariko we niwo utuma akundwa ku rugero runaka. uwo mwihariko rero niwo dushaka. uwo mwihariko rero ntabwo ndicara ngo nkumenye neza pe ariko buri ubutarigenza nzakubwira. Arakemba ka Melodie uzi? Karimbo ka Melodie uzi kuririmba ku buryo twagakubita abanyarwanda agahira rimwe. nshobora kuba nkazi katwumve. Ariko ujya kuva kurera kandi umumaje akadebeni kahita kaza vuba byose. turanye ngo maze kuremba ku buryo ntakinaryama n'amaso yanjye nta wundi ashaka kureba ibingibi ubanza atari urukundo uransendera ukanzengereza mama we. You complete me uransendera sweetheart iyo watinze gutaha umutima urahomanga umubiri ugasaba yangwa ni wowe wenyine uramba ndi igice kuko ni wowe unyuzuza udahari sinabona uko nigira. You my one and only desana mutumi maze kuremba ku buryo ntakinaryama n'amaso yanjye nta wundi ashaka kureba ibingibi ubanza atari urukundo uransendera ukanzengereza mama we. You complete me uransendera ukanzengereza mama we. Sicha kabisa zo kwita nimba you complete me. Byose ni nkunda wallahi. Sicha iyi industry yo mu Rwanda uha amahirwe kugira ngo ugire ikintu uhindura bibaye ngombwa ko batubaguhaye ubuyobozi wowe Sicha ni nk'icyo kintu wahindura muri industry? Ikintu nahindura ikintu nabanza guhindura nuko nukumvisha abasani nyine mani mbona abasani urukundo rukiri ruto hagati y'abasani pe. rero nagerageza nyine kwemphasizinga nyine kuri love between artists abahungu n'abakobwa sibyo? ngo icyo wahindura ni ukongera urukundo mu basani sibyo? ubona urukundo ari ruki? Shyamba mbona nyine hari ukuntu narwo banafashanya ufashanya nyine ubona hari ukuntu biri ugasanga usabye umuntu serivisi ntabwo agufashije sibyo? hari umuhanzi ugiye usaba serivisi arayikwima ntabwo yabura ariko sindi umuvuga. ariko tubwire nka story ukuntu byagenze byibuze. urumva ukuntu musani muba munaziranye bro munavugana muciringa ariko wasohora indirimbo ukamukubita akaringi ati se wantu w'ikisi musaza umusaza ugawe ati ndaza kubikoresha bikaba birakara barabikoze nyine kandi wagerageje gukora boro man nyine hari nk'ukuntu ibaze ko hari nk'ukuntu nyine ukora boro nyine uvuga ati man ngomba gukora boro nziza ku buryo n'umusani uwo ari we wese atazaba afite ipfunwe ryo kompositingira icyo wakigeraho ukabona na wa musani man noneho witaga nyine ko ari inshuti yawe ukabona ntiyabaye umuntu muziranye ntakiri inshuti n'ibibazo. mu Rwanda dufite abahanzi benshi batandukanye burya nta muntu ujya ubura
inshuti mu bantu bakuru mu bayobozi mu kigo byagenda ko sibyo n'abahanzi b'inshuti zawe za hafi mu Rwanda n'abaye ni Region. Okay. Ubwo Region se waba warabigukoreye ibyo bintu ra? Oya. Region ni wanze kugupromotinga indirimbo. Niko. Magari. Unese njye kuko bise numva ko ari umuntu isumbwira hafi. Dunekereza ko warumbajije wa hafi. Okay, amanyanga aba muri industry yo mu Rwanda ni nka ya wigeze uhura nayo. Amanyanga muri industry harimo ukuntu ushobora nko kubwira abantu babaje nyine baba influencers ndi kubwira ati mugapanga diro mwikira gutya na gutya kigwa mwenda nako gafantuka kagura cyangwa iki kugira ngo nyine babizi ko amata amasa ntasabiri nk'igisigati ariko ibyo mwemeranyije ukabona nabikoze bro cyangwa yajya no kubikora akabikora yaratinze kumva kabisa birababaje. Nta muntu wigeze kurya amafaranga se? Nawe ariko nzo bayariye. Go bayariye byagenze bitese. Nyine yaramugize. Amaye ibiceri amufashe ku promoting a song. Aho kugira ngo umurara bikore aramurengeza. Birarangiye. Wese ntabwo birakobwa ati nyine ari umuntu ari mu influencer agatinya promoting ntabwo ujya bashyira amafaranga ntabwo birambaho. Ese ubona bikwiye ko umuntu akishyura amafaranga ngo umuntu ukishyura nk'icyamamare runaka cyangwa umu influencer runaka kugira ngo agufashe gupushinga indirimbo yawe? Birakwiye cyangwa ni ngombwa ko igikorwa cyiza cyipushinga kugeza aho we ubwe abona ko ategekwa kugipostinga? Urumva biterwa tu uyafite wayatanga kugira ngo ibintu byihute. Dufite abahanzi benshi bakizamuka hano bafite depression, akabona gukora igikorwa akabona ari gukora ibintu byiza ariko akabona nta muntu umwitayeho, akabona abantu ntabwo babyumva sibyo? Abo bantu rero nibo nshaka ko muri aka kanya wenda usa nk'inama nkugira inama bagira. Sinzi nimba wabacina yagiye ubona ko ngo uyu munsi ubuzima ni bwiza ariko ihangane ejo buzaba, uyu munsi ngo ubuzima ni bubi ariko ihangane ejo buzaba bubi kurushaho, hari n'uza kuvuga ko ari bubi wenda ejo bukazaba bushobora kuzaba bwiza. Biraterwa wowe nuko ubitekereza nyine. Kintu nabwira abasani kandi bakihiringa kabisa bakiri mu mastage man bajye baharanira akuna abasani bose muri rusange ni ukujya duharanira gukora nyine boro nziza ku buryo niyo ubushobozi nibuba buke cyangwa se nujya kwaka support umuntu ukamwumvisha boro wakoze aba ati you deserve to be promoted. Ariko hari n'igihe rero ushobora no gukora icyo kintu cyiza pe nyine bitewe na context cyangwa iki ukabona nyine ntibacyakiriye, ntabwo uba ugomba gucika intege ngo nuko ibyo ngibyo bitakunze bro, uba ugomba gukomeza guhatana igihe cyawe kigeraho kikagera. Ariko hari n'igihe umuntu afite impano ya dance ariko adafite ubushobozi bwo kujya muri studio, n'ubu uri kumwe gukora igikorwa cyiza kandi icyo gikorwa cyiza kikaba gihenda. Wowe n'ibibazo sinzi icyo namubwira. Urumva ariko wowe hazamo n'imbaraga z'Imana. So tuganiriza kuri story yawe ubundi bwa mbere ujya muri studio byagenze bite? Bwa mbere njya muri studio hari muri 2017 nigaga S4 GSOB mu ndatwa nyinshi Butare, ahurira n'umurara bita Permanento Petit Frere wa Region n'undi bita Dirani, turahuza fresh dukora akaririmbo tukajyana muri sto. Icyo gihe wakora ku muziki? Yarakora ku muziki ariko irumva ntabwo byari byakabaye professional. Ngashira n'imyaka inga muri uwo muziki ubwo ikora ubwo n'imyaka inga ishize? Ubwo urumva imyaka 6. Amaje gukoreramo nk'amafaranga angahe se muri uyu muziki kuva winjira muri iyo myaka 6 yose? Ese uko navuga ko indirimbo ya mbere nyine iri ifatika hari suko. Nase ubwo indirimbo imwe urumva yabitangiye kwinjira. Ntabwo zafatikaga? Ntabwo zafatika. Okay.
turi kugana ku musozo. Hari abantu bari buze kureba wenda akavuga ati umuji ari talented iki ariko ati hari n'umuntu uvuga ati wenda arashaka wenda ko mwakorana collabo cyangwa iki. Ese kugira ngo umuntu wowe mukorane collabo bitewe n'imvune zawe uzigejeje hasabwa iki? Bisaba ko mba nakunze talent yiwe. Nyine iyo utankomye mba numva biri kumbanga biri kungora to. Ariko hari umuntu niyo yaba atari umusitari ariko wakumva talent afite uvuga ati aya let's do this. Kumva talented ati nyine ukumva afite ubushobozi bwo kuba mwakora benga nziza. Suku ngubu umuntu ayisanga he? Suku iri ku mbuga zose uhereye YouTube ukagera Spotify ukagera Audiomack ukagera Boomplay ukagera Deezer hose iriho kabisa. TikTok iriho ushaka gukora aga challenge wagakora ukakanyeza kuri nimero yanjye 078 11 22 910 078 11 22 910 no ku mbuga zanjye nkoranyambaga Instagram ni sicha1. Yani masina bohereza amafaranga so. Niyo bohereza amafaranga iri muri momo. Okay. Reka dusoreze ahangaha ngira abakunzi ba BigTown TV uyu musore amwita Sicha mumenye mumukunde then mumufollowing ku mbuga zose. Afite indirimbo nshyashya bita Suku indirimbo iri kubicira gacika muri iyi minsi turayipininga mu kiganiro muze kwa mwayireba ngo mugende mushobora kwa mwajya no kureba kuri YouTube channel yiwe kabisa. Reka dusoze turi gukubita Suku twita tunasoza mbwira abakunzi ba BigTown TV ngo duhoze ubutaha. Let's go. Nakumbere ko dusoza urana akantu wabona akantu wifuza kubwira abakunzi ba BigTown buriya no kuniganya ijambo. Ikintu nababwira cyo abakunzi ba BigTown n'abakunzi b'umuziki nyarwanda cyangwa umuziki muri rusange cyangwa by'umwihariko abari bunkunde cyangwa basanzwe bakunda umuziki wanjye. Ikintu nababwira nuko mbafite imiziki myinshi myiza ngiye kubahereza after Suku. So you guys better be ready kuko I'm ready. Okay. Pianist. Yola. Ijambo avuga ngo ibikorwa biruta amagambo rivuga iki? Ibikorwa biruta amagambo bivuga iki? Bana pianist bayaturetse tukavuga aho yibere mu bikorwa kabisa. Twasoje na Suku kabisa. I never knew ko bizarangira before ko nsiga nshaka yo kumenya ko ari wowe mukobwa ngira nkunze n'umutima wanjye urawutunze. Nari nzi kuzaho bamasayi utaza ndutisha bakamari ndakureba mu maso fone nkabona nta nubwo ufite isoni ngaho masireka dutangire aho kugira baboy nkanjye ndire what you mean when you tell me that you love me mana we subu kuki wankatiye chati ese nuko ntari adroti cyangwa nukubera yuko nyiri broke nanabasha kukugurira indabo uko nabishatse Suku wala Suku nukuri Suku aya Suku uko nabishatse Suku wala Suku nukuri Suku aya Suku Suku wala Suku nukuri Suku oya Suku uko nabishatse Suku wala Suku nukuri Suku oya Suku
mfite taki cy'umubiri wawe kandi icyo utazi nuko ngushaka nagerageje kujya mu bandi nabyo ntibyampiga winyita bro I know I started on your body I know naranahubutse kandi nasiko byose bizarangira ndumva mfite ubwoba urukundo niba ruhata so for sure sinihomba singiye kukwinginga ngo wongere unkunde gusa sinabyifuje uko nabishatse suku wallahi suku nukuri suku oya suku uko nabishatse suku wallahi suku nukuri suku oya suku